Ikaze kuri YouTube channel yacu, aka kanya tugiye kuganira hamwe ku ngingo mwatubaje mwibaza ku bintu by'ingenzi umuntu agomba kumenya cyangwa se kwitaho nimba yitegura kubyara kugira ngo nyine umwana azabyara atazahinduka ikibazo ku muryango we. Bashobora ko waba wibaza kino kibazo ukaba witegura kubyara ariko ukibaza ati ese niki nategura, ese nyuma yo kubyara mu muryango wanjye cyangwa se mu rugo rwanjye bizakomeza kugenda gute, ese nzabana gute n'umugabo wanjye, ese nzabana gute n'abaturanyi, ese nzabana gute n'abandi. Nicyo wibaza rero, nicyo twateguriye muri ino video kugira ngo ubashe gushira amatsiko umenye uko wakwitegura kubyara kugira ngo umwana wawe atazahinduka ikibazo ku muryango wawe. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyiriraho ku gihe. Kubyara kugira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko burya none hari igihe ubyara kubera kutamenya, ari ubwa mbere byawe birumvikana ugasanga umwana arararira ibiki byose ariko ntubashe kubyihanganira cyangwa se bikaba byateza ikibazo ku muryango wawe. Ibyo rero tugiye kuganira hamwe muri ino video kugira ngo umenye uko wakwitegura. Rero biragoye cyane kuba umuryango wabona umwana ngo ubure, kubona impinduka mu mubano hagati y'abashakanye. Niyo mpamvu ari byiza kandi ari ingenzi cyane kuri buri umwe ko yakwitondera kandi akitegurana ingamba zifatika ivuka ry'umwana, kuko nihatabaho kwitegura uyu mwana ashobora kuvuka mumwishimiye ariko akaba ikibazo mu mubano w'abashakanye. Rero iki nicyo tugiye kuganira hamwe. Birumvikana abahanga mu by'ubuzima cyangwa se mu buzima bw'imitekere batubwira ko nubwo kunguka umwana ari ibyishimo mu muryango, ariko ngo hari na bimwe bihinduka ibibazo kuri uwo muryango kubera nyine umwana nyine umuryango wungutse. Birumvikana icya mbere, inshingano ziyongereye ku bashakanye. Birumvikana nimba umuntu yabyaye, ku bashakanye inshingano ziriyongera ari mu buryo bw'amafaranga. Nk'urugero, nimba umwana ubuze amashereka, umwana ashobora kunywa amata tuzi ko ashobora kuba ahenda, kuko nimba igikombe kimwe kitari munsi y'ibihumbi 15, umwana ashobora kujya ku gihe ashobora kunywa igikombe kimwe mu minsi 3 mu cyumweru z'ibikombe 2. Urumva ko ubwo bushobozi ntabwo benshi babubona. Rero niyo mpamvu inshingano ziriyongera. Birumvikana umugore uba ufite inshingano zo kwita ku mwana ndetse ukita no ku mugabo, kuko n'umugabo waba agukeneye ariko n'umwana agukeneye. Urumva rero ibyo byose uba ugomba kubihuza kugira ngo udasenya urugo rwawe. Ikindi gihinduka, amasaha y'umubyeyi w'umugore cyane cyane aragabanuka. Amasaha uvuga ngo nimba warukaga amasaha 7 cyangwa aryamaga amasaha 7 cyangwa 8, hari igihe bitazakunda kuko umwana ashobora kurararira kubera afite icyo mu nda, ijoro ryose bikaba ryacya udasinziye cyangwa se utagohetse. Ku manywa nabwo umwana ukamwirigwana, nijoro ukaba uzi ko ugomba gukanguka buri masaha 2 ukonsa umwana cyangwa se ukamukorera amata nimba anywa amata. Urumva izo zose ni inshingano uba ugomba kwitegura. Ikindi kandi nanone akenshi iyo umwana akiri muto, umugore niwe yitaho cyane ku buryo umugabo aba atakitabwaho nk'ibisanzwe. Ibi nabyo bishobora kuba impamvu ishobora guteza ibibazo mu rugo, ariko wowe mugore zirikana ko ugomba gukomeza kwita ku mugabo wawe, kandi nawe mugabo zirikana ko nyine umugore afite inshingano zo kwita ku mwana kurenza uko kwitaho ube wabasha kubyihanganira. Ikindi, rimwe na rimwe umugore ntararana n'umugabo we, ahubwo afata ikindi cyumba n'uruhinja mu minsi ya mbere akimara kubyara. Ibi nabyo bibaho kandi aba ari ingenzi kugira ngo umugore abashe kwita ku mwana neza. Ikindi gishobora kuba igikorwa cyo gutera akabariro kiba gihagaraye kugeza nibura ku byumweru 6 nk'uko abahanga mu by'ubuzima bw'abagore babitangaza, kubera ko umubiri w'umugore wabyaye uba ugifite imvune n'ubumuga by'umubiri ndetse n'ubwonko, ku buryo akenshi n'ubu butarabasha kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi, umugabo atangira kugira ishyari umwana wavutse kuko abona atagihabwa umwanya aba yifuza kandi yigeze guhabwa mbere y'ivuka ry'uwo mwana. Uvuga ngo umugabo atagihabwa umwanya uhagije. Ikindi, ko umugore ahora ateruye umwana we maze ibyo yakoreraga umugabo we akabiharira umukozi. Kuba umugore atakizi kwitaho, asigaye arangwa n'umwanda ku mubiri no mu myambaro ye. Urugero, yuzuye ibyo yagaburiye umwana ku myenda yambaye n'indi myanda ashobora kuba yamusize. Birumvikana. Ikindi, kuba mu buriri umugore yararaga yegeranye n'umugabo we bagapfumbata, none umwana akaba asigaye abarara hagati ku batagira agatanda gato k'uwo mwana, cyangwa se n'abakagira, umugore akarara abyuka buri kanya ajya kumwonsa.
Abahanga rero mu buzima bw'abashakanye bavuga ko gusubira ku murongo k'umugore umaze kubyara bisaba ingufu zihanitse cyane cyane izo mu bwonko. Ntibyoroshye ariko ni byiza kandi birakwiye ko agaruka ku murongo umugore mu rugo vuba. Umwana ni ngombwa kandi ni umugisha kumubona, ariko nabwo niba umugore ashaka ko umwana yaba ibyishimo ku muryango wose, umugore yagombye kutibagirwa na rimwe umugabo we ngo amurutishe uwo mwana. Abahanga kandi bakomeza avuga ko agereranya ukuvuka k'umwana nk'ibisanzwe. Nta muntu ujya witegura gushinga urugo atifuza kandi atishimiye no kuba umubyeyi, kandi nta mashuri abaho ahugura cyangwa se anasobanurira abitegura kuba ababyeyi impinduka bagiye guhura nazo kugira ngo bazitegure. Ubuzima ubwabwo nyine ni ishuri. Ni byiza kuba kwitwara neza mu bigeragezo byose wahura nabyo nk'ubatse urugo afite intumbero nzima. Niyo mpamvu rero nyuma yo kubyara hari impinduka zibaho, ariko ugomba kuzakira we mubyeyi. Ikaze kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira hamwe ku ngingo mwatwaje mwibaza ku bintu by'ingenzi umuntu agomba kumenya cyangwa se kwitaho nimba yitegura kubyara, kugira ngo nyine umwana azabyara atazahinduka ikibazo ku muryango we. Bashobora ko nawe waba wibaza kino kibazo ukaba witegura kubyara, ariko ukibaza ati ese niki nategura, ese nyuma yo kubyara mu muryango wanjye cyangwa se mu rugo rwanjye bizakomeza kugenda gute, ese nzabana gute n'umugabo wanjye, ese nzabana gute n'abaturanyi, ese nzabana gute n'abandi. Nicyo wibaza rero, nicyo twateguriye muri ino video kugira ngo ubashe gushira amatsiko umenye uko wakwitegura kubyara kugira ngo umwana wawe atazahinduka ikibazo ku muryango wawe. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick.